Hello guys, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa. Wowe wakanda subscribe, ikinzanya no kugira ngo mbashimire muri mu bice bitandukanye. Dushimira abantu mwese muri mwaka mwagiye mukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse tunabobonereho umwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhire. Kuri Noheli yo twizere ko Noheli yanyu yagenze neza, ariko umwaka mushya muhire wa 2019 tugiye kutangira turi mu subscriber benshi, ndetse turi imwe muri YouTube channel irebwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Byose rero tubikesha mwebwe, niyo mpamvu nje hano kugira ngo mbashimire abantu mwakurikiranye inkuru cyane cyane z'urukundo. Tugenda tubashyiriraho bice bitandukanye, tugakurikirana amakuru y'abastari tugenda dushyiraho, ndetse na ma interview abastari benshi tugenda dusura. Aho bose rero twatuje kugira ngo tubashimire. Ikindi wenda cyari kituzanye no kugira ngo tubasabe imbabazi ho gatoya. Hari video zacu twatwarashyize kuri YouTube channel yacu, ndetse zaranarebwe n'abantu benshi. Murabyibuka nk'ina video yaba Mporiki setsa umukuru w'igihugu, nayo yarebwe n'abantu benshi, ariko twaje kugira ikintu gisa nk'ikibazo. Umuntu w'umugome mbese niko twabyita yinjira muri account yaducunze twinyabije hasi hanze gato yarazisiba. Ibyo rero nabyo n'izindi video nyinshi mwenda mwarabonye mwarakunze mutakibasha kubona nuko byagenze. Yaraje arazisiba, ariko icyo dukora ni kimwe no kumubabarira, kuko rimwe na rimwe arya abantu bagukorera ubugome, ariko kavuga ati wamwihoraho, ariko guhora no kw'Imana. Ikindi kandi Imana buri gihe ihora idusaba kugira ngo tubabarire abantu nk'abo batugirira nabi. Nizere rero ko ibihe byanyu mu bice bitandukanye byagenze neza, kandi nizere ko tuzakomeza kubana muri uwo mwaka wa 2019 tugiye gutangira. Muri uyu mwaka rero tukwiye kugira ingamba. Hari amaproje menshi dufite amaproje yo kuba twakomeza kubagezaho filime. Ngira ngo twatangiye filime ntoya, na n'ubu baracyazikora, ariko hari izigiye kuza vuba. Filime rero kiri mu cyo tugiye kujya twongera kuri izi mu biganiro twabahaga. Uretse filime, turashaka ko abantu bari mu mahanga, bari mu Burundi, bari za Uganda, bari muri Amerika, bari i Burayi, mushobora kujya namwe mugira uruhare mu biganiro byacu. Kugira uruhare mvuga niki nuko ubu noneho dushaka gushyiraho uburyo bwa Zoom Connect, aho abantu bari muri Amerika bashobora gushyiraho uburyo bwabo bwo gukora ikiganiro. Bajye bakora ikiganiro noneho cyabo tukakibashyirira kuri the Zoom TV 24. Tuvuge nk'urugero, ushobora kugira kuba ufite ubuhanga mu gukora ibiganiro, wenda tuvuge bya entertainment, kubera icyo utahura n'abahanzi bo muri Amerika wenda mukaganira, kubera icyo mutahura n'abahanzi bo mu Burundi mukaganira. Ushobora kugira topic runaka, ikiganiro cy'urubyiruko, youth show nziza cyane, cyangwa street talk zaho mu Burundi, zaho mu bindi bihugu duturanye, cyangwa se mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Namwe tukaba twabaha umwanya. Rero tuzajya dukoresha ubwo buryo kugira ngo namwe abantu mutuye hanze mwibone muri ibi biganiro byacu. Ushobora kurema ikiganiro cyawe ku buryo icyo kiganiro uzajya ukitwoherereza, noneho tukagishyira kuri channel yacu. Twizere ko kandi imikoranire mishya tuzanye nta muntu izabangamira, kandi namwe muzayishimira. Na hano rero ushobora kuzagira uruhare cyane. Icyo usabwa kugeza ubu ni ukomeza ukanda subscribe, ukamenyesha ko ukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ikindi nuko mugomba gukomeza kutubwira ni ibihe bintu mushaka bishya ko twazabagezaho muri uyu mwaka wa 2019. Ikindi wenda nihe mubona twagize intege nkeya 2018, ku buryo muvuga ati muzashyiremo agatege 2019. Ibi mwabitwemereye ariko ntabwo twabibonye. Nibyo nabyo turifuza ko mwabishyiramo umuhate. Ikindi turifuza umukobwa mwiza ugaragara neza, ushobora kuzajya ajya kuri tele agakavaringa ibitaramo, cyangwa se akajya kuganira n'abastari. Umukobwa mwiza ufite face nziza ugaragara neza. Rero abantu mwese mwifuza izo service zacu, cyangwa we wifuza no kwamamaza, nabwo twashizeho uburyo. Ushobora kuvuga ati The Zoom TV 24 abantu murebwa cyane, turashaka gukorana namwe. We rero nawe wifuza kwamamaza ntugacikwa, ushobora kwandikira kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp ubona kuri buri video dushyiraho, tukabasha kuganira. Cyane ko iyo urebye kwamamaza ubu ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu byoroshye. Reba abantu batureba ko nari benshi, ushobora kuvuga ati ndashaka ko twazajya dukorana nanjye nkamamaza. Ibi nabyo
dushobora kuza tukabiganiraho. Icyo ukora rero no kutwandikira kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp kugira ngo dukomeze tugende twese tugerwaho n'izo nyungu. Twishimira rero kubana namwe, reka nongere nti umwaka mushya muhire wa 2019 uzawabere uw'amata n'ubuki. My name is Didas, ni ngewe rwose washinje The Zoom TV 24. Ikindi tuvuga kuri The Zoom TV 24 ntago tuba tugamije kugira ngo tugire uwo dusesereza, ni tuba tugamije kugira ngo dukwirakwiza ibihuha. Amakuru yacu ni amakuru tuzaharanira ko buri gihe aba amakuru y'impamo, aba amakuru atagira uwo yibasira, aba amakuru atagira washyira mu kato, adakwirakwiza ibihuha, inkuru ziri professionnel. Nicyo twifuza. Nawe rero niba wifuza kuzakorana ikiganiro natwe, twandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp, naho ubundi Imana ikomeze ibahire. Bye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.